nk'uko mwabibonye ahangaha uyu munsi twatangije ibizamini byo mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza. Ibi bizamini rero bikaba bizakorwa uyu munsi ejo n'ejo bundi iminsi 3. Hazaba hari abana barenga ibihumbi 277 ndetse 452 bakora ibi bizamini mu gihugu cyose. Ahangaha hahuriye amashuri 4 n'ayandi masenta nayo agenda ahuza amashuri atandukanye kugira ngo bakorere hamwe. Ubwo ngubwo twaje gutangiza iki gikorwa tunifuriza abanyeshuri mu gihugu cyose ko bazagira ibizamini byiza bagatsinda neza. Kuba dufite abanyeshuri benshi uyu mwaka kurusha umwaka ushize cyangwa n'ibihe byashize biterwa nuko abanyarwanda tugenda twiyongera. Umubare w'abanyarwanda uriyongera, ubwo rero n'abanyeshuri nabo bariyongera. Kuba rero hari abanyeshuri barenze ab'umwaka ushize ntago bitangaje. Impamvu nyinshi yenda wavuga ngo hari ubundi hari abataga ishuri cyangwa se bari bararitaye bakagaruka, ibyo nabyo it's a contributing factor, ariko ntabwo navuga ko ariyo mpamvu nyayo cyangwa se nyamukuru itumye abanyeshuri baba benshi. Nuko gusa umubare w'abanyarwanda wiyongera n'umubare w'abanyeshuri ukiyongera. Uyu munsi muri abandi 277 na 452 nababwiye harimo abarenga 900 bafite ubumuga. Abo ngabo bagasaba yuko nk'ibizamini byabo biba byanditse mu buryo butandukanye n'iby'abandi. Hari abakoresha iriya braille, iriya basoma bako badashobora kubona, cyangwa se hari abandi baba babitubuye kugira ngo bashobore kubibona. Hari abandi babishyira mu majwi kugira ngo ibyo byose rero tugenda dukorana n'amasenters aho bakorera kugira ngo bafashwe. Ni muri ubwo buryo tubafasha abanyeshuri bafite ubumuga.